gukunda bosi haku ubundi uriya mugabo utamukunze barakuyorera ibifaranga twajyanga amafaranga arayacura agukubita ku mafaranga ukumva buri kimwe wakimuha pe ariko nanone mana yanjye bino bintu bisigaye binantera ubwoba se bosi ntakiteza umugore we ijoro riragera akamuta mu buriri akaza kundeba uriya mugabo kasigaye atuma amabura azankuramo ijisho ariko nanjye ngomba kumenya ubwenge simba ikigoryi simba ikizongo icyo nshaka nuko mva bamabuja ngo ndi mabuja andusha ikizi sinakwambara igitenge nkaberwa nk'abandi bagore nashaka azarovemo nusigaremo ntacyo bimbwiye icyo mbashakaho ni amafaranga kumbwira ngo urugo rwo rurasenyutse biramureba nanjye narwubaka na mama ararwubatse njye mama aje ko yarwubatse cyangwa we bamusenyeye banganiye amafaranga ya rupaca nzayarya agati gaturike Sara. Urimo gukora icyo aho ngaho? Ndimo gusoroma imboga. Tunese nawe ugiye dushobora. Rero kodero yaje nawe. Kwikiru ushatse kuzana aramangera mutima. Kuri no kubera iki? Niba ari uko tumaranye iminsi ni kugenda nkwiyumva mu nsigaye ncikwa umva njya kuvuga ijambo nkumva boss niwe waje njya gukora ikintu nkumva boss niwe waje umva nsigaye nkumva mana wengeye no gusanga mu cyumba ahubwo bizagera aho bibirabo Sisigiye nkunda cyane se ntago sari wowe wabinzanyemo umva ubwire rero Sara nibyo nanjye ndagukunda ariko uri n'umwana mwiza wayahumura uri umwana mwiza umeze neza ariko rero nubwo dukundana kubikora mu ibanga bari umugore ariko wabonye ko nabyitwayemo kigabo ariko uriya mugore ubu ni uriya mugore njya numva ngo ni Fatuma mupfaniki nta kintu Fatuma dupfana njye nta nubwo njye ngendera mu bintu by'abagore ni ukuvanga impamvu bikubaje ubutako nuko buje yarakwirukanye nkabona arakugaruye nenge twahureye uruhara kataranze muri karitsiye aragira ngo ndi umujura kunzana rero kungarura kwa mabuje na mugore nuko umwitondera urabyumva we nanjye mba ndeba ari agacabiranye ura mugore nuko umwitondera nta nubwo mushaka ahangaha kuvuga ngo muri gihe cyose ugomba kujya utamuha umwanya uko umuha umwanya niko ibintu bigenda bizamuka kandi ikindi ndashaka ko wowe ubu wanjye nanjye hagira gahunda nzongera kukubonana abona ko umaze gucya umaze kumera neza ehwana ariko iyo nkubonye nanjye numva amarangamutima azamutse ariko Sara bivuze ko wakomeza kunyinjira cyane mu buzima sibyo cyo gerageza nibura niba ushiremo agapozi ku buryo nyine nawe twajijisha niba ari hariya ukamenya ko ariko uri uwangijana ahubwo ndashaka gahunda nshaka gupanga tukazajyana ku mazi ariko boss nubwo heruka kumpa amafaranga pe kandi nyine sinakubwiye ufite mama wanjye urwaye mama warwaye ntabwo kumpa amafaranga kandi nyine tumaze iminsi tubonana ariko nkabona kwanga kumpa amafaranga ukeneye amafaranga angahe mbaga nshaka nk'ibihumbi 200 kuko bari bambwiye ngo nshaka transfer yo kumwohereza ahandi ku bindi bitaro ibihumbi 200 ntacyo kuri teke 5 nzagwa ibihumbi 300 ujyaniye n'umukecuru wanjye humura sibyo ibibazo byose nzabigufashamo ariko bibi banga ryanjye nawe ariko ntago wabonye ko nzi ubwenge mwabuje sinamwikuye imbere neza humura sineze kuzaguseka icyo nshaka nuko ndajya nk'upasi icyo ushaka nkaguha ibyishimo nawe ukama amafaranga iyo wowe muri kibazo si amafaranga mukobwa mwiza umukobwa arigomeze ariko cyane cyane ko umaze kuba umukobwa mwiza umaze kubyibuha agasura keza ewana nureba se arega ni wowe n'abantu babambwira ngo nyine ngo narabyibushye ngo nabaza oya nyine nabakozi bagenzi banje bo mu bindi bipangu cyangwa sha sivuva hano kazana bwa buhungu nazi bura buntu none se sitwirirwa na hano hari wowe wabona uramenye ibyo bintu nakubwiraga urabona ko umaze gucya umaze kugira umusatsi umeze neza umaze mukobwa umaze kwitaho nta nubwo bamenye ko uri wa mwana waturutse mu cyaro niyo mpamvu rero nshaka kukwitaho nkaguha amafaranga umukecuru ukamuvuza agakira nakwemera 300 ni ukuvuga ngo umukecuru nanywa agafanta